Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ngiyi rero ni ya kampani yanyu ya NZIZA Business Group Limited, kampani ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi dushobora kububakira amazu meza kandi ku biciro byiza bitabahenze. Si ibyo gusa kuko tubakorera na property management cyangwa se tukamanaginga imitungo yanyu, tukabafasha kuyibyaza umusaruro kandi neza cyane. Nta mpamvu yo kuvunika urwana no kubaka cyangwa se ushaka amafaranga yo kugura inzu, nurangiza ngo ujye wirirwa nanone uvunwa no gushaka abapangayi birukankaho ubishyuza no gushaka abakiriya bakodesha inzu zawe kandi tuba tuhakubereye. Ni karibu cyane rero muze mutugane tubahe izo serivisi zose kandi neza mu buryo bwa kinyamwuga rwose. Nk'uko rero mwakomeje kubibona ku masikrini yanyu, turi kubereka cyangwa se turi kubatambagiza inzu nziza cyane. Ni inzu izwi nka jimere, ni inzu jimere cyangwa se inzu ebyiri zifatanye zubatse kimwe. Izi nzu rero zikaba ziri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahazwi nko ku Gasaraba. Izi nzu rero ziri i Kanombe ku Gasaraba kandi zikaba ziri kuri kaburimbo. Ni inzu rero nziza cyane zubakishije amatafari ahiye, zinjiza amafaranga menshi kuko inzu imwe ikodeshwa amafaranga ibihumbi 300 ku kwezi, mu gihe iyindi ikodeshwa amafaranga ibihumbi 200. Murumva ko ahita aba amafaranga ibihumbi 500 yose. Inzu imwe rero ikaba ifite ibyumba bitatu binini byiza byo kuryamamo, ikagira dushe na toilette ebyiri. Ni ukuvuga ngo ibyumba bibiri bihura kuri dushe na toilette imwe, hanyuma na chambre principale ikabamo dushe na toilette. Si ibyo gusa kubera ko ifite salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza, ikagira kandi na annex hanze igizwe na stock, icyumba twakwita cy'umukozi, igikoni na dushe byo hanze, byose bikaba iby'inzu imwe nini iyo yo hepfo. Hanyuma noneho inzu yo haruguru ikagira ibyumba bibiri, dushe na toilette ebyiri, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Si ibyo gusa rero kuko nayo ifite annex, wavuga ko ari icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze na dushe na toilette byo hanze. Izi nzu rero zikaba ziri kuri kaburimbo neza, zikaba ari inzu zubatse neza, zubakishije ibikoresho byiza bigezweho, zirimo parafo nziza za gypsum. Ni inzu rero mu by'ukuri idakwiriye kuba yagucika kubera ko irashaka amafaranga kandi atari menshi kandi zinjiza amafaranga. Ushobora kuba mu nzu imwe nini, intoya ikajya igwa ayo 200, cyangwa se ukibera muri iyo ntoya, indi ikajya igwa 300 byo kugutunga cyangwa byo gukemura ibindi bibazo. Urumva rero ko ari imari cyane rwose, kuko iyi nzu iri ahantu heza cyane kuri kaburimbo kandi ntishobora gupfa kubura mo umupangayi. Yes, ni karibu cyane rero rwose, ntabwo mukwiriye gucikwa n'iyi nzu. Igiciro cyayo wenda tutabicishije amatsiko, irashaka miliyoni 75 ziri negotiable. Iki gipangu cyose nyine, izi nzu zose ziri jimere zirashaka miliyoni 75 kandi negotiable. Wazikunze rero waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 Si ibyo gusa kubera ko mushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa NZIZA Market. Ni naho kandi ushobora kudusanga aho dukorera mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, muri tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ari nako kandi tukwibutsa kutugana wowe ushaka kugura ahantu heza haguhendukiye hazakungura, wowe ushaka kugurisha kandi ukabona umukiriya vuba, nta handi ni muri NZIZA Business Group Limited. Twegera wowe ushaka kubaka ukaza tukakubakira kandi neza, wowe ushaka ko tukumanagingira amazu yawe tugashyiramo abapangayi, tugakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, wowe ukajya uvugana na konte gusa, nta handi ni muri NZIZA Business Group Limited. Turabanyamwuga muri real estate, tubaha serivisi zose, twaba n'andi makuru yose ajyanye nabyo. Ni karibu cyane rero, turabakunda
komeza ukande subscribe, ukore share, ukande kukazogeraho utarabikora kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi 5 kuri 5 iwacu muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya n'umwami. Ciao ciao.